Umugabo yari umuntu ukora cyane, akazi ke ka buri munsi kakaba kari ako gutanga imigati ngo abone ibimutunga n'umugore we n'abana be 4. Buri nimugoroba nyuma y'akazi yajyaga kwiga agira ngo yongere ubumenyi, yizera ko umunsi umwe azabona akazi gahemba neza. Usibye ku cyumweru, indi minsi byari bigoye ko uyu mugabo yasangira ibyo kurya n'umuryango we kuko yatahaga baryamye. Yarakoraga kandi akiga cyane kubera ko yifuzaga kujya abonera umuryango we amafaranga ahagije yo guhahisha ibyo bakeneye. Igihe cyose umuryango we winubiraga ko atamarana nawo igihe, umugabo we akavuga ko byose ari babikorera, ariko ni kenshi yifuzaga kumarana n'umuryango w'igihe ariko ntibikunde. Umunsi umwe amanota y'ibizamini bari barakoze yarasohotse, kubw'amahirwe uwo mugabo yari yatsinze kandi neza cyane. Yabonye akazi keza aho yakoraga nk'umugenzuzi mukuru kandi agahembwa neza cyane. Nk'inzozi yari akabije, uyu mugabo yabashaga kugurira umuryango we ibintu by'agaciro birimo imyenda, ibiryo byiza, bakabasha no kujya mu biruhuko mu mahanga. Nubwo bwose ibyo byose byabonekaga, umuryango we wamaraga igihe kirekire utamubona. N'ubundi yakomeje gukora cyane, yizera ko ashobora kuzazamurwa mu ntera akagirwa manager. Mu by'ukuri kugira ngo yumve ko yujuje ibyangombwa byo kugirwa manager, yatangiye kwiga andi masomo muri kaminuza. Nanone iyo umuryango we wamunengaga ko atawubonera umwanya uhagije, yabasubizaga nka mbere avuga ko byose ari babikorera, ariko kandi agahora yifuza kumarana igihe n'umuryango we. Gukora cyane k'uyu mugabo byatanze umusaruro maze azamurwa mu ntera. Yaje gufata icyemezo cyo gushaka umukozi wo mu rugo kugira ngo abashe kuruhura umugore we kuri iyo mirimo. Yatekereje kandi ko ibyumba 3 by'inzu ye bitagihagije, ko byaba byiza umuryango we ubaye mu nzu nziza cyane ifite ibyangombwa byose bakabyoherwa nayo. Kubera ko yari amaze gusogongera ku musaruro wo gukora cyane inshuro nyinshi, uwo mugabo yigiriye inama yo gukomeza kwiga kugira ngo azongera azamurwe mu ntera. Nanone umuryango we ntiwongera kumubona bihagije. Rimwe na rimwe noneho yakoraga no ku cyumweru kugira ngo anezeze abakiriya. Nanone kandi umuryango we wamubwira ko atamarana nawo igihe kinini, akababwira ko byose ari babikorera, ariko kandi akajya yifuza kumarana nabo igihe gusa ntibimukundire. Nk'uko yabiteganyaga, gukora cyane byaramuhiriye. Nanone agura inzu nziza cyane. Ku munsi wa mbere batashye iyo nzu nshya, hari ku cyumweru, uwo mugabo abwira umuryango we ko afashe icyemezo ko atazongera kwiga andi masomo ndetse ko atazongera guharanira kuzamurwa mu ntera. Kuva ubwo ko agiye guha umwanya munini umuryango we, bakishimira ibyo yamaze igihe kinini avunikira. Ku munsi wakurikiyeho uwo mugabo ntiyakangutse. Isomo ry'ubuzima. Gukora cyane ni byiza cyane, ariko ntibikwiye kutwibagiza abo dukorera. Akazi kawe gashobora gufasha umuryango wawe kubona bimwe mu byo wifuza, ariko ntigashobora kugusimbura mu muryango. Duha umwanya ibyo dukora, ariko kandi ntibikatwibagize abo dukorera. Mu gihe uri umugabo ukaba ukora gusa, ariko abana n'umugore badashobora kukubona mu rugo ngo muganire, abana bashobora kugira ngo inshingano zawe zonyine ni ukubashakira amafaranga, nyamara bakeneye kukubona mukaganira, mugakina, bakakubwira ibyo batekereza.
mwakoze cyane kudukurikira. Njye ndi Jean Claude Mbarushimana. Iyi ni Imbaduko TV.